Oya na message nenda kumugenera nakomeza akora akazi kiwe Imana ikamuhezagiriremo hanyuma nawe nabona wenda bari kumuvuga ibintu ashaka kwisobanura agende yicare yisobanure nabona bitari ngombwa hamagara abapampe babakubitishwashwa bamuvugire nabona bitari ngombwa yicare yiturize afate Bibiliya senga biharira Imana Sataje uyu munsi ko amagambo yabaye mete byagenze ni Tubwira abanyarwanda Jeni zurahiye wese abasa neza abantu yarafite ubwo urahiye muri Jeni barakitekereza basa neza urarwaye igiye kwambara bazimuguce nta pendingaho yafite abana abanyambika b'abarundi nta mwenda n'umwe njya ngurira hano kereka sometimes iyo ngiye kwa Dega nshaka amaidena yawe na yawe ufite abapeti banyambika b'Iburundi bitwa ba Santi hakaba n'undi bitwa Romantic abo bantu nibo mapyenda barayinzanira bakazana oya nago bari hano rwose niyo mbonye bari kumuvugaho hari nk'ibintu nyine mbyuka nkabona kumbuga mu nkoranyambaga ko Muyango ndamuzi sho n'umuntu ugira umutima woroshye ikindi kandi ni nk'iyo bari kumuvugaho ibintu kumbuga nkoranyambaga naga nyine biramubabaza cyane nanjye nk'ubu ngubu nubwo twaba tutagikorana ariko nk'iyo mbonye bari kumuvugaho ibintu kandi nge nkaba mbizi neza ko bari kumubeshyera nyine njya mu mwanya we nkumva ukuntu ababaye nabyumva nyine nanjye kandi nkumva birambabaje vraiment sibyo kuba twaratandukanye ajya mu buzima bwa nanjye ngomeza ubuzima bwanjye ariko nibikuraho ko hari n'ibyiza byabaye cyane nk'aba influencer cyangwa se abahanzi barabavuga ikindi kandi ari n'igihe bitegurira planka yonyine bakabagana babiziranye oya na planka ngo kumva barimo baripatira basira ni imodoka nabapakira iriya modoka irava nkajya kugama nayo ngashakaho nyuka ibyo bapakira niba uri kumva aratsa gusa nyine wirinda niyo mpamvu navugaga ngo as long as ugendera ku mategeko wirinda gukora ibintu bigize ibyaha byo bishobora kuvugisha naho ubundi niba umuntu yakuvuzeho nawe wamuvuga ugatanga igitekerezo ku byo yavuze yemba numva nta kibazo gusa ukirinda ikintu cyatuma ugwa mu kibazo cyangwa se ugwa nyine ku buryo ribu itangira gutekereza ko wenda ariko kunteye mbaga utekereza na hari umuntu ukuvuzeho ukuri akubeshye wo umuzi w'ukuri uzi neza wicunge ntabwo umva nkubwire rero ntabwo oya nge ntabwo ibyo bintu arafatse ari nakubashijura ndabyumva umva nkubwire ukubeshye ikintu urumva wowe umuzi w'ukuri urumva wakakumumena ntabwo ibyo bintu ngewe bikintwarira umwanya ngewe n'abantu benshi mbona bicara ku mbuga nkoranyambaga bakavuga yanjye nkumva ndumiwe barakubeshye nkumva barambeshye ariko sho hari igihe ugeramo hari igihe ugeramo ukumva ibyo bintu nyine warabirenze ukumva nago wahura muri rwaserera zanjye ugomba kwicara ugashaka amafaranga ukavuga reka mve kuri uyu muntu nta kintu mwihorera uri inshuti na Briane ese Briane yajyanye ikibazo n'umuntu cyuko zanjye yatabayeho tesha sha jewe tesha atari iruhande rwanjye ambwire ngo nubatse wakora ibara tesha iyo Briane yajyanye ikibazo n'umuntu ugira mu nyangiro ukavuga uti niba tuvuga yajyanye ikibazo na Muyango jewe nanjye ndajya ku ruhande rwa umuntu wa mbere iyo ufite ikibazo agerageza kujya kuri side yanjye akajya no kuri side y'uwo muntu nubwo njye mbimwagira wenda ngo unashikanye n'umuntu ngo umwange nawe none se ko ari ikibazo mbanagiranye nawe bwite buryo wabona ndimo araganira n'umwanzi wawe nta mwanzi ngira abantu bose twawundi ni ibintu twapfuye ejo n'ejo bundi byarangira iyo gahunda zo kutayigira hari ikintu cyabo cyatuma wongera gukorana na Muyango Une su umukire wampaye amafaranga nanjye amayanjye ni Muyango uba wamenze wagenda ugakora nanjye mugakorana twakorana cyane bamuhaye amafaranga nanjye bamaye yanjye isotswe igice niko n'ubundi mwarayabonaga amafaranga mugikorana yego nyine we yagiye hostinga nanjye yagiye mu host agende kubihostinga nanjye nguma mu budije ngende kubi ese ubundi ndo waza gitekerezo cyo kugira ngo musepare oya ngewe namye nguyutesha namye nshaka kwikorana mbere kuko byatumaga ngera ku kazi ninze ngo Muyango ngarafata ama video nyine numva shaka kuzajya nanjye ngera nkareba imbaraga za ese Briane afite izihe mbaraga zatuma nakora ngenyine kandi nago Muyango ibyo akora nibyo mbona abantu bakunda kugereranya gutya nago Muyango ibyo akora nibyo nkora nago Muyango ara hostinga na Briane ngacuranga ahubwo ngewe muzi kuri umuntu navuga ngo uri software kandi nyine nunga abantu bazi ko hari uburi hafi ariko ngewe muzi nyine n'umuntu ufite umutima woroshye Muyango n'umuntu mwamukira inshuti cyangwa mutari inshuti
muzi ko mwifuza ibyiza cyane rwose niyo mbonye bari kumuvugaho hari nk'ibintu nyine mbyuka nkabona ku mbuga nkoranyambaga kuko Muyango ndamuzi shu ni umuntu ugira umutima woroshye ikindi kandi ni nk'iyo bari kumuvugaho ibintu ku mbuga nkoranyambaga ntago nyine biramubabaza cyane nanjye nk'ubu ngubu nubwo twaba tutagikorana ariko nk'iyo mbonye bari kumuvugaho ibintu kandi njye nkaba mbizi neza ko bari kumubeshyera nyine njya mu mwanya we nkumva ukuntu ababaye nabyumva nyine nanjye kandi nkumva birambabaje vraiment sibyo kuba twaratandukanye ajya mu buzima bwe nanjye nkomeza ubuzima bwanjye ariko nibikuraho ko hari n'ibyiza byabaye icyo ngira ngo use mutaye Ajya cyangwa se umwankuto hari ukuntu social media zijya zimwataka n'ubu nabonye byagarutse bati umugabo we afite undi mugore nawe social media ziba mari kwese wabayozo ni iki wamubwira igihe yatatswe agiye yitwara ate igihe yatatswe ajya aceceka cyangwa nawe agenda avuga cyangwa ahamagare kuri telefone ahamagara abapampe bababwire ati mwe nimugende muvuge yewe nceceke gabishyura mugende muvuge cyangwa se ahitamo guceceka ariko nawe mbese erega ntago mwebwe mushaka n'umuntu ngo aracecetse ariko afite abandi banakoresha ngo bamukorere ibyo bintu yigeze bikoresha strategy njyewe mfite njyewe mfite umunwa wanjye ikindi mfite n'abaniga banjye ese wabonye ko Kimenyi yabonye umushere mushya nzi uburenganzira bwe ntabwo afite uburenganzira bwo gukunda umuntu ashaka wawe ari inde umusheri wawe njyewe no se muri group we ko iki kinyamakuru umugore wasala mutare niye message wagenera Muyango dusoza oya na message nenda kumugenera nakomeza akora akazi kiwe Imana ikamuhezagiriremo hanyuma nawe nabona wenda bari kumuvuga ibintu ashaka kwisobanura agende yicare yisobanure nabona bitari ngombwa hamagara abapampe babakubitishwashwa bamuvugire nabona bitari ngombwa yicare yiturize afate Bibiliya senga biharira Imana sataje umunsi ko amagambo yabaye make byagenze ni abamakize bwira abanyarwanda DJ Dennis urayiye wese abasa neza abantu yarafite ubwo urayiye muri Dennis baracyitekereza neza urarwaye ngiye kwambara bazimuguce na pendingaho yafite abana banyambika b'abarundi nta mwenda n'umwe njya ngurira hano kereka sometimes iyo ngiye kwa Dega nshaka amaidena yawe na yawe ufite abapeti banyambika b'Iburundi bitwa ba Santi hakaba n'undi witwa Romantic abo bantu nibo bamyenda barayinzanira bakazana oya nago bari hano bari Burundi hanyuma rero barayinzanira mu rugo inkweto zo wenda ngurira ahangaha cyangwa se ngatuma abantu bari China nta muntu nyambika ndiyambara katushimire DJ igire mu karamani wani muze kuza Green Lounge kwaje ahubwo twaje dore handi sawa ariko Imana ibaho mu gishashe Bwanjye mukuru Imana niyo my god Sedi ndi fumu kurire Sava sheri shatesha nakererewe ku kazi umva